Nongeye kugusuhuza aho dukurikiye kandi ndagushimira uburyo ukomeza kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku makuru utaruzi mashyashya cyane cyane ku barimu. Ese waba warigeze wumva uburyo amanota y'imihigo y'uyu mwaka bazayabara? Hello, how are you doing? You are welcome here. If you are new, please subscribe. It's free for you, but it helps us so much. If you have already subscribed, thank you for doing that. Uhawe ikaze hano, niba uri mushya ndagusabye kora subscribe n'ubuntu kuri wowe, ariko biradufasha cyane. Niba wararangije gukora subscribe, warakoze cyane kubikora. I love you, ndabakunda cyane. Rero ndakurarikira gukurikira kino kiganiro kugira ngo turebere hamwe uburyo byateguwe nuko amanota y'imihigo azakorwa, kuko ntago busanzwe. Ngira ngo rero nkuko mubibona, amanota y'imihigo noneho akubiye mu byiciro bigera kuri 5. Ubwo ni imihigo 5. Icyambere nkuko mubireba hano ni teacher presence, ni ubwitabire bw'abarimu mu ishuri, ku ishuri. Hanyuma hakaba teacher preparation, ubwo ni uburyo mwarimu ategura amasomo. Hanyuma gatatu ni teacher pedagogy, ni uburyo mwarimu yigisha mu ishuri. Hanyuma hakaza participation in kamis, uburyo noneho hashyira amanota muri kamis. Hakaza n'icyiciro cya nyuma, ari umuhigo wa nyuma w'imitsindire y'abanyeshuri nk'uko bigaragara hano. Rero ibi byiciro byose bikaba bizagira ingaruka kuri bonasi cyangwa se kuri ku by'umwarimu abona byatewe na ya manota. Icyambere rero harimo ko hari abazagira bonasi ya 0% abandi bagira 3% bitewe n'amanota bagize, abandi bagire 5% y'umushahara wabo bitewe n'amanota bagize. Aha rero turahera ku muhigo wa mbere ariwo wa teacher presence, ubwo ni ubwitabire bw'abarimu. Bavuga ko head teacher cyangwa se directeur azabasha azabasha kureba attendance y'abarimu, anabasure abatunguye mu cyumweru, aho bavuga ko nibura buri mwarimu agomba gusurwa mu ishuri kugira ngo barebe niba ahari. Hanyuma kandi bavuga ngo teacher who arrived in school on time, abazaba bahageze ku gihe bazahabwa present cyangwa se bazavuga ko baje ku kazi. Hanyuma for absent teachers, abazaba batasanzwe mu ishuri icyo gihe bizabarwa yuko basibye. Those absence without prior permission will be marked as unexcused. Abo ngabo bazaba babuze mu ishuri bizagaragara ko basibye badafite uruhushya, muri make bazaba basibye nta ruhushya. Hanyuma teachers presence or excused days account toward their present scores. Ubu bwitabire bw'abarimu ngo burabarwa kuko nibwo bagenera amanota. Yes. Hanyuma kunyase ngo if a teacher is not found in the classroom at the time, niba abarimu batagaragaye mu ishuri ku gihe, mu gihe nyine bajyaga kubacekinga ko bahari kandi bakabura nta ruhushya, icyo gihe ngo uwo munsi wose uzabarwa nkaho batakoze. Urumva niba waje mu gitondo ukigisha amasaha wenda runaka, hanyuma bakaza kugira umwanya isaha imwe utajya mu ishuri, bajyamo bakakubura wenda bari bagiye kureba basanga utari mu ishuri, icyo gihe ngo umunsi wose bazavuga ko wasibye akazi. Hanyuma twikomereze hasi kandi bavuga ko ngo ukererewe iminota 15 nabwo abarwa nk'uwasibye nta ruhushya. Hanyuma twigendere hasi. All record are entered in kamis. Nuvuga ngo amarikodi yose ibyo aba head teacher babonye byose mu kubasura ngo babishyira muri kamisi. Bivuze ngo muri kamisi muri account ya kamisi ya head teacher harimo page y'imihigo y'umwarimu, aho rero niho ashyira ibyo yabonye byose kuri wowe. Hanyuma yarangiza ngo akabisubmitinga kuri end y'icyumweru, icyumweru kirangiye. Bivuze ngo buri cyumweru atanga raporo yuko witwaye mu ishuri.
umwaka urangiye rero ngo yama presence cyangwa se bwa bwitabire bwawe burabarwa, hanyuma ngo bagendeye ku bihembwe, hanyuma bamara kubibara bikaba aribyo biguhereza teachers average presence rate, bagaragaza noneho ese witabiriye bingana iki, wasibye bingana iki. Hanyuma kandi bakavuga ngo average presence rate, izo average zanyu zihabwa rank, bavuga ngo babashyira kuri percentage, hanyuma bikabyo bigena better performance y'umwarimu. Bivuze ngo abafite rank iri hejuru baba bafite better performance, hanyuma rank iri hasi nawe murabyumva bakagira performance itari nziza. Hanyuma tugiye kubona muhigo wa teacher preparation, ni uburyo mwarimu ategura amasomo. Head teacher visit their teachers randomly once per week to conduct lesson preparation check. Ni ukuvuga ngo aba head teacher basura abarimu babo randomly, babatunguye nibura ku buryo buri mwarimu inshuro imwe mu cyumweru aba yamaze gusurwa, noneho ngo kugira ngo bacekinge niba barateguye amasomo. Ikindi banarebe niba bafite ama lesson plans. Aho birumvikana. Makongera urumva mwarimu noneho abadirecteur baciye bareba ko wateguye byonyine. Noneho hasi barongeye ngo all record are entered digitally by the teacher on Kamis through the teacher performance page and should be submitted at the end of each week. Noneho ibyo babonye cyangwa se ibyo begeranyije mu cyumweru byose bishyirwa muri Kamisi, hanyuma bakabyohereza bikagenda ku page y'umwarimu y'imihigo, buri wese aba yifite muri account ya head teacher. Hanyuma ikindi, teachers preparation scores are determined by their share of week with the available lesson planning forms. Amanota yo gutegura ku mwarimu agaragazwa na raporo yavuye mu ma lesson plans yagaragaje mu cyumweru. Uvuga ngo ibyo wagaragaje nibyo bigena amanota uzahabwa. Hanyuma kandi umwaka urangiye bakora average yabyo, noneho bakanabishyira kuri rank, ari byo bituma n'ubundi ubona amanota runaka kuri cyo bariho cyo gutegura. Hanyuma tukagera kuri pedagogy, noneho turareba uburyo no mwarimu yigisha mu ishuri. Head teachers cyangwa dosi observe their teachers in classroom once per term. Uvuga ngo noneho head teacher asura umwarimu mu ishuri nibura inshuro imwe mu gihembwe, kugira ngo arebe uko yigisha mu ishuri agendeye kuri zino domain uko ari esheshatu. Murazireba hasi, ntago ndi buzitindemo. Hanyuma bakavuga yuko none ngo head teacher azashyira ya manota muri Kamisi n'ubundi kuri end ya academic term, ku mpera z'igihembwe n'ubundi ayo manota yo ya pedagogy niho ashyirwamo. Hanyuma tugakomeza n'ubundi amanota agahabwa rank nk'ibisanzwe twamaze kubivuga, nkuko n'ibindi biharuguru bikorwa, bakora average yayo hanyuma bakanayarankinga, ibyo bigatanga final mark ya pedagogy y'uwo mwarimu nyine. Noneho ikindi, teacher participation in Kamisi, noneho uburyo abarimu bashyira muri Kamisi amanota nabyo bigira uko bibarwa. Noneho iki ngiki cyo kibavuga yuko buri mwarimu n'ubundi nko bisanzwe ashyira amanota muri Kamisi, ariko ho ni system yabara n'ubundi uko wayashyizemo system irayabara n'ubundi biba bigaragara aho wageze cyangwa se urwego uriho mu kuyashyira muri Kamisi. Hanyuma ibi nabyo iyo final yayo yayo manota nayo ikikora bakazayahuza na yandi wabonye hejuru. Noneho twagiye hasi, teachers will not only be held accountable for current assignment. Ibi ngibi nago ndi butindeho cyane, ahubwo ndigira hasi ku bijyanye n'abanyeshuri. Rero sasa twabonye yuko mwarimu nanone asabwa gutsindisha neza abanyeshuri. Ndagira ngo munkurikire neza, turenda kugana ku musozo, ariko hanyuma niho hari ibyiza kurushaho, kuko niho bagaragaza noneho summary y'uburyo amanota abarwa mu buryo buri percentage. Rero ngo umunyeshuri
ngo umwarimu hari amanota ahabwa agendeye ku mitsindire y'abana. Tubyumvikaneho neza. Baravuga ngo muri iyi component, teachers are valuable by comparing their student performances with peers who have similar ability levels. Numva ngo hano abanyeshuri bagomba kuba bafite uko batsinze. Deja amanota abanyeshuri babonye muri kamisi nayo agena nayo umwarimu ari buze kubona, cyangwa se uruhare yabigizemo kugira ngo bayagire narwo rurabarwa. Hanyuma ikindi ngo bakalculatinga average learning marks rank, which is the average of their student learning rank. Student ranks contribute different to their teachers based on two factors. Rero iyi mitsindire y'abanyeshuri igira uruhare ku bya mwarimu hagendewe kuri subject igisomo, muri make kuri iryo somo, umubare w'amaperiyode rifite ndetse na number of terms uwo mwarimu yigishije. Ese niba warigishije periyode zingana gutya, ukisha ibihembwe bingana gutya, abana batsinze ku kihe kigero, ibyo nabyo bizatanga amanota kuri wowe. Hanyuma rero bavuga yuko iyi mitsindire y'abanyeshuri igira ngo ibarwa kuri 50% niyo manota umwarimu aba agomba gukoreraho ku mitsindire y'abana. Bivuga ngo uko abana batsinze bibarwa nibura kuri 50%. Noneho aha rero niho hingiyenzi nashaka cyane ko tuvuga uko ni summary ya biriya byose. Bavuga yuko aho ni page ivuga uburyo bakalculatinga final teacher imihigo score. Avuga yuko rero presence cyangwa se ubwitabire bwa mwarimu bufite amanota 12.5%. Noneho uburyo yateguyemo amasomo nabwo bukagira 12.5%. Noneho pedagogy, noneho imyigishirize mu ishuri nayo ikagira 12%. Hanyuma nanone ikindi uburyo yashyize amanota muri kamisi nabyo bikaba 12%. Noneho imitsindire y'abana cyane ko ari nabyo by'ingenzi cyane, ari nayo ntego ya mwarimu, bakayabara kuri 50%. Hanyuma ibyo byose rero bigahita bishyirwa n'ubundi ku ijana, nanone bigatanga rank umwarimu afite, ari nabyo bigena amanota na bonasi azahabwa. Rero murareba ino page niyo yenda kuba iya nyuma. Murabona ko hari ni page igaragaza amanota ndetse n'icyiciro aherereyemo, ubwo ni rank arimo, ndetse kandi na bonus yemerewe, ndetse na horizontal promotion niba yemerewe cyangwa se niba atayemerewe. Kuko mubireba kuva kuri 80 kugeza kuri 100%, uyu muntu aba yemerewe bonus y'amafaranga 5% by'umushahara yahembwaga. Hanyuma ikindi akaba ari eligible for horizontal promotion. Ikindi rero none hano harimo ibara rya rindi rya kabiri ryo hagati muri kurireba, kuva ku 10 kugeza ku manota 79, uwo nawe ahabwa bonus ya 3%. Noneho akaba ari na eligible yase yemerewe horizontal promotion. Nkuko mubizi horizontal promotion ni ugutambikwa cyangwa se kwa kundi batambika umwarimu nyuma y'imyaka 3 nkuko bisanzwe. Hanyuma kuva kuri 0 kugeza ku manota 9, uwo muntu ubwo mu ncamake aba afite amanota 60 kugeza kuri 69. Uwo muntu azaba atemerewe bonus, atanemerewe horizontal promotion. Mu yandi magambo, kuva ku manota 80 kugeza kuri 95 yemerewe bonus ya 5 kandi yemerewe kuba yatambikwa. Hanyuma 70 kugeza 79 nawe yemerewe bonus ya 3%, ikindi akaba yemerewe horizontal promotion. Noneho 60 kugeza 39 uwo ngo nta kimwe yemerewe muri biriya byose. So rero ndabashimirwa mwabanye natwe, ngira ngo murumva ko abarimu bafite akazi katoroshye. Iyi mihigo noneho irakaze, irasaba ko buri wese yitanga kugira ngo abashe kugera ku ntego, cyangwa se abashe kwirwanaho mu byarimo. Ngira ngo rero niba ukunze ibiganiro byacu, dukorere subscribe ndetse na share, hanyuma tujye dukora ibindi biganiro ubashe kwibona mu bambere. Hanyuma utwandike muri comment uko wabibonye.
Murakoze. Nyina ari Alphonse Ndagijimana, umukunzi wanyu w'ibihe byose. Ciao ciao.